bwoko bwanjye, abera banjye, abo natunganyije mu maraso y'umwana wanjye, nimunyumve. Kugura no kugurisha ntibigikunze, bya bindi byose bikenerwa mu buzima bisigariye bene byo. Aha ndavuga bisi. Kandi ibyo barabiterwa nuko bihaye gukomeza akazi kandi narabirukanye kera, hashigiye mbirukanye. Mutwemerere dutangire tubasuhuza tubahereze ikaze kuyobokamana TV. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye maze tukabasha kubana nabo mu ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza. Reka rero twakire uyu mutumirwa wacu, si mushyashya kuyobokamana TV, ariko reka dutangire tumuhereza ikaze. Pastor, mwaramutse neza kandi muraho? Mwaramutse, muraho neza. Amakuru nimeze, turashima Yesu. Turongeye tubahaye ikaze kandi tubakiriye kuyobokamana TV. Murakoze rwose, Imana ibahe umugisha. Yego, muratangirana no kubwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo ninde tugiye kubana muri iri vuga butumwa. Nitwa Pastor Michel Zigirinshuti. Ku bantu wenda bari buturebe uyu munsi cyangwa kutubona uyu munsi, nayo mazina yanjye, mbarizwa mu itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR, ntuye ahantu biti Batsinda mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, nayo paruwasi mbarizwamo. Yego, Imana ibahe umugisha. Yes, Pastor, tudatinze rero reka tubahereze umwanya kugira ngo muduhereze ubutumwa Imana yabahaye muyitumikire kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze kugenda bwaguka. Imana ibahe umugisha, imbaraga n'amavuta bigiye bikorane namwe iby'ubutwari. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Reka nsenge Imana inyobore. Mana, ndagushimiye kuri uyu mwanya umpaye ngo mvuge icyo wampaye kubwira ubwoko bwawe. Nshoboza mbitange nk'uko bimpaye, ntagabanyije kandi ntongereye, kandi umwuka wera rwose ayobore ururimi rwanjye mvuge ibikwiriye, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Hari mu ijoro ryo ku cyumweru tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri 2021, byari bibaye saa 9:58 rishyira ku wa mbere ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa kabiri 2021 mu rukerera. Imana irambwira ngo nk'uko mubizi ko ikintu cyose cyeze iyo kidasaruwe cyangirikira mu murima, ibinyabijumba bikabora, ibinyampeke bikonwa n'inyoni, ibitoki bihiriye mu rutoki bikaribwa n'inyoni, n'ibindi n'ibindi. Irambwira ngo ndasaruye, ni ku Uwiteka avuze, kandi nsaruye ibyeze. Numva irambwiye ngo muribaza muti ibyeze ni ibiki? Ni abantu banjye mbona ko umumaro wabo urangiye, imbere bazononekara cyangwa bazangirika. Ndasigaza abazagira umumaro kandi bazanyura mu bikomeye, bakabihagararamo nk'intwari. Imbere aha ugiye kujya uhamagara uwawe aho yari ari ku isi, cyangwa umwandikire ye kugusubiza, ye no kukwitaba. Ibyo nubibona uzibuke ibi mvuze, kuko isi yose ni umurima wanjye. Mpabwa amagambo ari muri Yesaya ibice 65 umurongo wa 8. Irambwira ngo mpagurukiye abigisha bigisha ibyo bazi cyangwa bize, ariko atari njye ubibahaye, bagasobanura iby'ibihe byanjye uko babyishakiye, ntibanambaze bati mwami mu gihe nk'iki tuvuge duti dukora iki? Kandi ibyo barabiterwa nuko bihaye gukomeza akazi kandi narabirukanye kera, hashigiye mbirukanye. Irambaza ngo mbese ye ubu muragira ngo harakora ya teolojiya
mwagiye gushakira mu mashuri atandukanye no mu bihugu bitandukanye, abenshi mukaba mwarabigizemo n'uburiganya ngo mwibonere imyanya y'icyubahiro. Burya narabarebaga nkabaseka, nkabagaya, nkagira ntiyaba mwari munyegereye, nkabakoza ikara ku munwa, nkabeza, maze nkabatuma. Ntabwo amagambo muri Yesaya ibice 6 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 8. Nimunyumve, nimunyumve, nimunyumve. Na turiya duke muzi mukatwiratana mu murimo wanjye, nibyo nahishuye. Burya rero nabahisha ibindi byinshi, aribyo ndimo guhishura ubu, bizamenywa n'abanyabwenge banyegera nkabatuma. Daniyeli 12 umurongo wa 10b yawo. Bwoko bwanjye, abera banjye, abo natunganyije mu maraso y'umwana wanjye, nimunyumve. Kugura no kugurisha ntibigikunze. Bya bindi byose bikenerwa mu buzima bisigariye bene byo. Aha ndavuga bisi. Muribaza ko muzabaho. Abasigaye kubagiye nzabatunga mu bufindo, nzababeshaho nk'uko navuze ko mugiye kubaho nko muri Edeni. Nimwegere imirima ku bayifite, kuko mbahaye umwero w'ubutaka. Itangiriro 26 umurongo 12 kugera ku 13. Yesaya 37 umurongo wa 30. Ibyahishuwe Yohana 13 umurongo wa 16. Torero ryanjye nimwumve. Iki ni cya gihe intwari z'ababanjirije zanyuzemo. Isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo, nabo ntibari bagikwiriye kuba mu isi. Abaheburayo 11:38. Aha rero niho kwihangana kwanyu kuri, niho kugiye kugaragarira. Kandi muhumure, uzaza ntazatinda. Dore araje ngo abatabare, ariko nimubanze muhamirize isi. Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 9. Ahanditse ngo nari mu kirwa cy'i Patmos, bampora ijambo no guhamya kwa Yesu. Iki gihe kibi abazagisohokamo, nzakorana namwe imirimo ikomeye, nimwe nzerekanisha gukomera kwanjye, ni ku Uwiteka avuze. Imana ibahe umugisha. N'ubu butumwa nuko nabuhawe. Imana ibagiriye neza kandi barinde. Dusenge Imana rero. Mana, ndagushimiye ko ijambo ryawe uko warimpaye mu buhanuzi nditanze uko riri. Ndakwinginze ngo uherekeze ijambo ryawe, abera baryumve kandi baryitondere. Urakoze ko rizatunganya ibigomba gutungana, kandi byose ukabigenza neza. Ndagushimiye ko ubyumvise mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. N'ubu buhanuzi Imana yari yampaye bene data, nk'uko nabibabwiye muri ririya joro kuri ariya masaha. Nta kindi mbyongeyeho, nta n'icyo ngabanyijeho. Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe na Pastor Michel Zigirinshuti. Imana ibarinde. Nimero za telefone ni 0788 47 00 65. Reka nsubire muri nimero za telefone 0788 47 00 65. Imana ibahe umugisha. Bye.